usigaye unyoye cyane. Hafi nagaruka kwanga nawe. Uramukunda nyine. Mbese nimba hatari amazu hafite nzakaguha ikindi gihe cy'ibyo. Bivuze kutanywa. Oya nagaruka kuvuga gutyo mani. Nyine kugira mbyizere bikora. Nzabikora ikindi gihe nyine. Ikindi gusa ejo mfuye. Oya ntabwo wapfa twajyana. Ya. Biratuma ndara nareba. Oya. Ndi umuntu arosa akabizu. Shiduka yasomanye n'imbere. Ndakaguha muri messenger. Muri messenger. Messenger ntabwo yanjye. Nzakaguha nyine undi munsi nzaba napfuye ntabwo nzaba nyine. Oya ntabwo uzaba. Akabizu kamwe ntabwo ari kenshi. Nzakaguha ikindi. Cyangwa ujye unca inyuma niyo mpamvu uri kukanyuma. Wapi ntaca inyuma. Nta soni hano mu nzira. Ubikorera nabyisi. Mbese nakubwiye nzabikora ikindi. Uratuma mbirota kandi. Wapi ntarota. Oya bikora. Ahubwo gira vuba. Ntutume mbirota. Nyine uri kumva? Muzi ikintu kimwe ngo nditembarenza ingati. Muzi ingati ngo nditembarenza. Amakuru ni meza. Cyane ntabwo nari nguheruka mu mwanya wanjye kabisa. Nise nose. Ni inshuti yanjye. Uranyibagiwe none hasi. Uranyibagiwe. Ndakwibutsa. Uramuzi. Mujya mukunda kwirengagiza abantu ariko nta kibazo. Yewe urakaburone nakuboneye kagasitire nyine tu. Cyane mva uno nyine we mu baby umutaye mahudu nyine tuhita tunyanyagira ako harakana tariyano geje ako tuzagasubira honya rutuntu muve murimo rutundi ako uramvangiye ako ntacyo dufite kugenda nta kibazo ntari tupfe kugenda ariko muzongera muhunde sawa amahoro meza umufataho cyane tugende oya rimwe ikibazo se oya reka ko twagiye waratomboye du cyamani no mu buzima Nene kubona akazi mwana gahoji ni barakazi turagenda mbashaho nubise buzima yesapfa ngo niko ubona ubuzima uzabubamo tagira kadirusi kameze terera mbamani buru cyamani kireki baby cyawe yewe ubweje ukuri kuko wagira ngo wakirodisha mbashangira basindi kuroba ndi kurobira mbamani reka ngubwize ukuri kiraki baby ngo murakundanye uzama kisi bo bari kugihari ako niko kazi nena kuboneye niko akazi k'amakisi cyangwa isura utaragitamo ubujuzi kuri nikiremburi nikibwaho ubukire cyagenze ute mbashaka ukuntu rekigoje uzama bezo babari kugiya Yesu we bandi uzabantu babari kugikura ku mabuno ukeneye n'urugero se cyane mbwira twumve cyagenze ute kava mangura muzi ndamuzi we numwicanyi kava n'isura muzi nawe se Yesu we ngaritonda no kwitonda mu kigo gusa cy'amashuri naho ubundi yo bagize nawe n'amabuno yagagiraho none ngari umwicanyi witwayereje we Yesu we ngenga ugenda iname kapo ushaka bava no mu by'ingundi bose Mana ari kwisara abantu barakaira abameteri bizi nago wamuyoka kirane cyana cya danje man ariko man nimba umukunda nyine je nibyo nakubwiraga ndakurabuye nyine nawe gendere nyine tu hari ikibazo abantu urakoze cyane kapunda kubwiye pe yebere kabisa cyabazi ngo twaje kwisi gushinyika menye ntabwo naje gushinyika menye nawe ngiye kumutimana we sicyane ndagitsindira tu cangewe Yeni bana yesenda yagaza uguntu bose ariko bino bishyimbo byamera ataba yabagaye atsikari dusaje bibaga ko nanjye nta mugongo banifira kanitahire n'ubundi ndakubona se yego mu mwanya reka ndagora byese wamukara byose kabiri kinandu oya shanduza zumbeshya oya chandu wabimukora di nyine byana mu kabari wanyise wowe ndetse nkigendera eko di kabiri kurambabaje
namuna gani kugumya kabere kurambabaje pe. Ibyo bintu tunabimukora kano kanya. Nguri mu kabari n'ibyana. Shaka murate turaganira. Ngo gaki? Ewe. Ngo gaki? Ewe wararindagiye. Ntabwo numvise izina neza ubu. Ngubwira uti ngende umwana mwiza ariko ngubwira ukanga kunyuma. None. Mbwira Singuyu. Wari kuvugana nande? Yo. Ndi kuvugana na Kaberege. Kande Kaberege wahe? Kaberege ntanukana. Kaberege seri wanje. None ninde wetse? Mavibere mu kabari n'ubundi ko mukobwa munakina amarira wari uzi kuko nzi n'ibyo wewe nyine none suzi ngo ninde nyine ngubwira gusa ko mana ntabwo wabura abandi bahungu bukundana nabo ariko nanjye ndi single ariko nyine nabirenze tu wowe kome nimba umukunda ariko wowe ndajya gukunda njye nibyo nakabangana n'ingwibi ikanigerera hano hepfo bayoya wirira di cyoya we cyoya hangana naribi cyoya na oya wirira di jenda kurishije si baba ndetse ubimbwira iki koko iyo ubirega kubimbwira ndaje di kagurira di ngubwira ukanga kumva mbese wanyisomera di nanjye gasoma ibiti mwese munariki awa bivuga dore nguya narambamagaye di mesaje si abahungu mwese muri kimwe nawe mbimbere wasoma ino mesaje ukareba mbimbere wayisoma nanjye ngo musange muri kabari di cya wanjye kunzoma ariko mbimbere ureke kunzi sawa kuko mana nibiki ko umungu wese nkondanye nawe ma kuko Kaberege yamburanye ibintu byose mukorerana na kimwe ajya ashima ariko akajya kunca inyuma ariko nanjye nazi yampi umva akayambere umubwira kuyambera nde hano wahikise muhoreho wahikise yagenze ute ibyo nabaye sishaka kubimenyera ese kuri kumbwira nabi kandi twatubanye neza agahungu kakabwa gusa kazi kwirirwa kari kugenda kazunguza umuriro nibyo ngibyo urabivuze nse nari nzi ko witonda ntabwo nari nzi ko umeze gutyo ninde ariko da abahungu bo mwese muba mumeze kimwe ntunyegere egera iriya oya ahubwo mbwira ukuntu cyane n'ubureke ejo bundi tubonanye bisuhinduka ejo bundi hahe uhinduye ibitekerezo ahubwo njyewe nigeze menyana nawe ahubwo tugende umeka akabizo wambwira ujya gukora ku ndaya zawe agiye kunyibutsa rero Kavani kukwibutsa iki sambwa ngo mwararyamanye karyamane utangiye kumbwira njyewe nkwibukije ibintu ngo Kavani oya kugize ibase yanjye ibase umwe si umwe babiri batatu hafi 10 bose ku muntu umwe sigarizwa turabirya nta kindi usigaje kuvuga Kavani sinzi n'undi bita ngo Derifi abo bose mwamenyanye ibyo se ninde yabikubwira amakuru tuba tuyafitiye mwema yafitiye nibaza impamvu utamakabiye ubundi ibyo bintu ninde wabikubwiye umuntu wabimbwiye ninde bamwitana ni Kavomero wabimbwiye ni Kavomero nyine nanjye niwe wabimbwiye cyose yambwiye uko yambeshye yambwiye ukuntu wowe ngo Kavani ngo na Musa bose ngo bakugeze ndarengana pe ntabwo ari byo twayibaza kuduteranya zaduteranyije wowe si kuno yambwiye ngo wagiye mu ndaya ngo hariya ku cyanika ngo wirirwa arizo urimo nta nubwo nzi ngo zisura ahubwo reka twiyumve uko twumvisha abantu babitubwiye umuntu wabibabwiye ni umwe gusa ubwo yaraje akakubwira nanjye akambwira ngo byose tukagira ute umuntu akumva none urumva ari njye kibazo se wapi birasanga nawe yarakubeshye kuko nanjye ndikumva yarambeshye reka twiyumve basi urabizi ntabwo twiyumve ahubwo yasa ahubwo sindi kubona ari kareka ahubwo mwitsinde ndebe ibyo arakubwiye uribushe urangazi kandi wewe
Wenda n'amatsiko gufite kudutuntu mwe kugura. Uvuye kugura imyenda? Dore rero. Naguze cyangwa Yewe none ngiye kuzaza nambara neza bazangundanye. Cyangwa ufite amakuru meza. Cyo wamfashe di. Wamfashe. Wewe udunungura we. Reka ngusetse rero. Naguze ibintu byabaye kuri ka gahunda. Uzi ibintu byakabayo. Akaye. Bagafashe gahenye mu nzu y'abandi. Wenda amakuru gusigaye cyane. Wandi dukunda. Cyane urega icoco bwana di. Kukubwira uti. Harayica. Babe bari kugakubita. Bakagahunda we. Ntimaze se. Ibi ni ibiki biri kukaba. Umusize harya. Bacano. Nuzuri kunzubirishamo kanga ariko nawe wagira ubwonko bwawe bwayobye di. Koko wayobeye kariya gahungu ko mu ndaya. Umusize harahijya di ntabwo ujya wumva ariko. Warya ngo cyagese ambwiye ngo wamufashe ngo yari ari kukosha ngo mujye mu ndaya. Yego njye nanabihamya hageze. Byembye yewe. Njye nanabihamya. Yemwene nuza. Tembereze nigendere mwa. Sheri ngwino hano. Sheri biki wewe. Uri kujya he? Uri kujya? Umva rero. Uri kujya? Mbwira ibyo wagiye kuri we. Nyina ubundi garafure ubwije ukuri. Mushaka mwakwandikisha na mbitasi. None uzi iyo foto yanyu. Cya mama we. Cyane ibyo nande kumubwira ukuntu muberanye mwana. Wambwiye wambwiye ngo icyo kuri we. Bana we. Yakoze iki? Nyine. Yakoze iki? Uzi n'ikindi mwambabarira pe ngajya kubagurira n'icyayi. Turakigusabye se? Yesu we. Ngo wabisubiremo ngo uyu rero. Ntabwo nabishobora. Wabikuye. Umuhungu muzima arifata agatandukanya abantu babiri. Umwe akaza akamubwira ibye n'undi akamubwira ibindi. Wari ugamije iki? Mubimubwire. Wari ugamije iki? Nyine njye mubimubwire di. Ubibwire nde? Mubimubwire nyine. Twana twahita tunagukubita. Ariko ntabwo ninjye muri kubibwira. Njye napfuye kera. Uyu ni nde? Uyu ni umuzima. Yewe nawe ngo bicuki mu bikoke. Cyo mumbate mu ndebe mono mu cyo gusa gongeye mbabwire. Oya imanze ni. Uri kwirizwa se uri kwirizwa hano hari umuntu wari wagukubita. Hari umuntu wari wagukubita. Uretse gato. Subira mu babisubiramo. Ubundi agiye kutubwira icyo yari agamije kugira akore ibintu byose. Ndabivuga byose. Ndahera ku murongo bye. Rero ruri kwirizwa na n'isoni. Ashaka kugira mu mbabarire rero mureke mbereke. Wewe ufata ino phone ubuyifashe gutya shefu. Nawe ufata iyo myenda ubifashe gutya. Reka niba mbikuremo mundeke nigendere. Harimo ikibazo se. Oya harimo ikibazo. Oya ngiye shefu. Oya. Nende ngweke ndaze ko. Wari ugamije iki? Wari ugamije iki? Muteranya nanjye unteranya. Wari ugamije. Ugiye kumanza tubyira icyabiguteye. Sewe. Chae. Hano wagiye gushya. Nimba muyimana sinzi umuntu uradukiza ngo ninde. Kubita mwese. Ugiye gukubita abandi? Ugiye gukubita abandi. Ajya suteka.